Reka mbasuhuze inshuti bakunzi, nizere ko mukomeje kuba amahoro aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Mumfashe kandi dushimira Imana ikomeje kubana natwe, ikaba ikomeje kuturindira muri ubu buntu bwayo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Rero reka nkomeze kubifuriza amahoro y'Imana kandi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana namwe muri uyu mwanya, aho ngira ngo twongere dufatanize hamwe kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira, aho turi kurebera hamwe ijambo rivuga ngo urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana, cyangwa se urukundo Imana yadukunze, urukundo Imana idukunda muri ubwo buryo. Imana rero ni urukundo kandi yarabigaragaje ubwo yatangaga umwana wayo umwe w'ikinege, aho iri jambo ryacu rikubiye muri Yohana 3:16, cyangwa se mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, ni ku gice cya 3 umurongo wa 16. Reka rero mbasabe mbere yuko twumva icyo Imana yandikishije ngo kitwigishe, tubanze tuyiragize twicishije bugufi. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bo mu isi nk'uko ho mu ijuru. Turagushimye kandi turaguhimbaje kuko ukomeje kuturindira muri uyu mubiri ndetse no muri iyi si yaguriwe n'umwanzi, ariko kandi tugushimiye ko kiduha umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo twumve ibyo wandikishije. Reka Mwuka wawe wera abe ari urushaho kutubera umwigisha mukuru, maze byose bibe nk'uko ubishaka. Mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu mbisabye nizeye, amen. Murakoze cyane inshuti bakunzi. Reka rero turebere hamwe urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana turasomera hamwe ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cya 3 ku murongo wa 16. Umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iri ni isomo ryagutse cyane kandi ndizera ko buri mwizera wese wiga ijambo ry'Imana arizi. Arizi. Ni isomo ritugaragariza urukundo rw'Imana rwose. Rero tugeze mu gihe ibintu bikomeye kandi bigaragarira buri wese bitangiye kubaho. Ubuhanuzi burimo burasohora. Matayo 24, Daniyeli ndetse na Yesaya. Amateka yo bidasanzwe ariho arandikwa mu bitabo byo mu ijuru, ibihe byavuzwe ko bizabanza kubaho mbere gato y'uko umunsi ukomeye w'Imana ugera. Buri kintu cyose cyo ku isi nikiri kuri gahunda yacyo ikwiriye. Amahanga ararakaye kandi imyiteguro ikomeye y'intambara irakorwa. Ishyanga riragambanira irindi kandi n'ubwami buragambanira ubundi bwami. Umunsi ukomeye w'Imana uregereje cyane inshuti bakunzi. Ariko urukundo rw'Imana, nyamara nubwo amahanga arimo yegeranyiriza imbaraga zayo gushoza intambara no kumena amaraso, itegeko ryahawe abamarayika ryo gukomeza imiyaga ine kugeza ubwo abera bazaba bamaze gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwabo riracyafite imbaraga. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iyo dusomeye hamwe igitabo cy'ibyahishuwe, igice cya 7, ugahera ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 3, hari amagambo aduteye ihumure, amagambo meza, aho tubwirwa Abayisiraheli bakiranutse bazarokoka. Dusoma amagambo avuga ngo, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga ine yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Arangurura ijwi rirenga, abwira aba bamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti itaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu.
izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana yacu ni urukundo, urukundo yadukunze nirugira akagero. Ubu ngubu abatuye isi barabona ingaruka zidasubirwaho zo kwica amategeko y'Imana. Umurimo wayo w'irema urangiye, Uwiteka yaruhutse ku munsi wa karindwi araweza, awutoranyiriza kuba umunsi umuntu akwiriye kwiyegurira akayiramya. Nyamara uyu munsi isi irirengagiza itegeko rya Yehova. Undi munsi wasimbujwe umunsi w'Imana wo kuruhukaho. Umuntu yimitse uburyo bwe n'ubushake bwe, abusimbuza inyigisho z'ukuri zo mu ijuru ndetse n'ijambo ry'Imana, kandi isi yoretswe mu kwigomeka no gukora ibyaha. Yesaya aya magambo yayavuzeho, ariko Daniyeli yarabibonye, abona umwami uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi akarenganya abera bisumba byose, agahindura ibihe n'amategeko bikarekerwa mu maboko ye, kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashira, ubwoko bw'Imana bugahabwa ubwami, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Daniyeli ku bice 7 umurongo wa 25. Rero uyu murimo wo kurwanya itegeko ry'Imana watangiriye mu ijuru, utangijwe na Lusuferi, umukiro utwikira. Satani yari yariyemeje kuba uwa mbere mu ntama z'ijuru ndetse akareshya n'Imana. Yatangiriye umurimo we wo kwigomeka mu bamarayika yari ashinzwe kuyobora, ashaka kubakwizamo umwuka wo kumva ko batanyuzwe, kandi yakoranye ubucakura cyo ku buryo benshi mu bamarayika bamuyobotse mbere y'uko imigambi yitahurwa rwose, ndetse n'abamarayika ntibashoboraga gutahura kamere ye no kumenya icyo umurimo we wari ugamije. Igihe Satani yari amaze kwigarurira abamarayika benshi, yashyikirije ikibazo cy'Imana avuga ko cyari icyifuzo cy'abamarayika ko yafata umwanya Kristo yari afite mu ijuru, ariko imigambi ye iza gutahurwa. Ikibi cyakomeje gukaza umurego kugeza igihe umwuka w'urwango waje kugeza ku myivumbagatanyo, nuko mu ijuru haba intambara, maze Satani n'abamarayika be bararwana. Abari bamushyigikiye bose bajugunywa nawe hanze. Satani yararwaniye ubutware mu ijuru kandi yaratsinzwe. Imana ntiyari kuba igishoboye kumurekera icyubahiro n'isumbwe, kandi bihamwe n'umugabane yari afite mu butegetsi bwo mu ijuru yarabinyazwe, aba ikivume. Iyo dusomye igitabo cy'Ibyahishuwe Yohana ku gice cya 12, dusoma ku murongo wa 7, ahari amagambo meza, amagambo atubwira ibyabaye. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika batabara kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo, nibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwaga umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Imana ishimwe cyane. Birakomeye cyane. Byari bikomeye cyane. Urukundo rw'Imana. Kuva icyo gihe Satani n'abambari be babaye abanzi ruharwa b'Imana muri iyi si, bakomeza kurwanya ukuri no gukiranuka ubudatuza. Satani yakomeje kwigisha abantu inyigisho z'ibinyoma kuri Kristo no ku Mana nk'uko yabikoze ku bamarayika, nuko yigarurira atyo abatuye isi, ndetse n'amatorero avuga yuko ari aya Kristo yagiye mu ruhande rw'umuhakanyi wa mbere ukomeye. Tubona Yesaya avuga aya magambo mu gitabo cye ibice 24, aho dusoma amagambo akomeye uhereye ku murongo wa 5 ukageza ku murongo wa 6, havuga ngo, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo gukubisha amategeko y'Imana, bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayirimo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Urukundo rw'Imana. Satani ubwe yigaragaza nk'umwami w'isi, kandi iyi niyo shusho yakoresheje mu gishuko cya nyuma, mu bishuko 3 bikomeye yakoresheje ashuka Kristo mu butayu. Yanyujije imbere ye y'umukiza ubwami bw'isi, maze abutunga urutoki aragira ati, biriya byose ndabiguha
nupfukama ukandamya. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe muri Matayo ku gice cya 4, hari amagambo akomeye ngira ngo dusomere hamwe bene data, twumve iki gishuko Satani yashukishije Kristo umucunguzi wacu. Iyo usomye uhereye ku murongo wa 8 ukageza ku murongo wa 10, hari amagambo avuga ngo umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari ukorera yonyine. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana ni urukundo. Kristo mu rukiko rwo mu ijuru yari yaramenye yuko igihe cyari kugera agahangana kandi agatsinda imbaraga ya Satani n'ibinyokomuntu igomba gukurwa burundu mu butware bwe. Kandi icyo gihe gisohoye, umwana w'Imana yiyambuye ikamba rye ry'ubwami n'ikanzu y'ubwami, ubumana bwe abwambika umuntu, aza ku isi guhangana n'umwami w'ikibi no kumutsinda kugira ngo ahinduke umuvugizi w'umuntu imbere ya Se. Umukiza yagombaga kubaho nk'undi muntu uwo ari we wese muri iyi si, akamera nk'umuntu nk'uko natwe tumeze, akemera guhura n'ingorane, agahinda ndetse n'ibishuko bikamugeraho. Nk'uruhinja rero rw'i Betelehemu yari guhinduka umwe n'inyokomuntu, kandi kubera imibereho y'izira inenge, guhera mu muvure w'inka ukagera ku musaraba, yari kwerekana yuko umuntu kubwo kwihana no kumwizera ashobora kongera gutoneshwa n'Imana. Yari kuzanira umuntu gucungurwa kubw'ubuntu no kubabarirwa ibyaha. Iyo abantu bahindukirira Imana ntibongere gucumura, bari kubabarirwa. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ariko uyu munsi umuntu iyo yihanye akizera Imana, Imana iramubabarira. Haleluya! Urukundo rw'Imana. Kristo mu ntege nke za kimuntu yari guhangana n'ibishuko by'uwari ufite imbaraga zirenze iza kamere, iz'Imana yari yarahaye umuryango w'abamarayika. Ariko ubumuntu bwa Kristo bwari bwahujwe n'ubumana, kandi muri ya mbaraga yari kwihanganira ibishuko byose Satani yashoboraga kumuteza, kandi akarinda ubugingo bwe ntibwanduzwe n'icyaha. Kandi iyi mbaraga yo gutsinda yari kwiha urubyaro rwa Adamu, mwari kwakira gukiranuka kw'imico ye kubwo kwizera. Imana ishimwe. Imana yakunze abari mwese cyane, nshuti yanjye, kubwo yatanze umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwakiriye wese agire imbaraga yo kubaho mu gukiranuka kwe. Kristo yerekanye ko umuntu ashobora guhindura imbaraga y'Imana. Umuntu yashoboraga kugundira imbaraga y'Imana kubwo kwizera. Yerekanye ko umunyabyaha kubwo kwihana no kwitoza kwizera gukiranuka kwa Kristo ashobora kwiyunga n'Imana, akagabana kuri kamere y'ubumana, agatsinda ndetse agatsinda binyuze mu mbaraga y'Imana, agatsinda kononekara kwazanywe mu isi n'irari. Aho dusoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 15, nimugakunda iby'isi. Muri iki gihe Satani akoresha ibishuko bisa n'ibyo yakoresheje kuri Kristo, aduha ubwami bw'isi akadusaba ko tumuyoboka. Ariko ku muntu uhanze amaso Yesu nk'ibanze ryo kwizera kwe, akaba ari nawe gusohoza ibishuko bya Satani, nta bubasha bimufiteho. Ntashobora gucumuza umuntu wakira ku buryo bwo kwizera imico y'uwo wageragejwe nkatwe mu buryo bwose, ariko ntakora icyaha. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bene data, urukundo rw'Imana. Kuko Imana rero yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ya magambo turebera hamwe mu gitabo cya Yohana 3:16. Umuntu wihanye icyaha cye akemera Imana y'ubuntu bw'Imana ntashobora gutsindwa. Iyo umuntu agundiriye kamere y'Imana kubwo kwizera,
ahinduka umwana w'Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Aho dusomera hamwe ya magambo yo mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku gice cya mbere umurongo wa 12. Amagambo meza cyane dusoma twese kandi ngira ngo turayazi, atubwira ukuntu umuntu ahinduka umwana w'Imana. Ku murongo wa 12 baratubwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Iyo umuntu agundiriye kamere y'Imana kubwo kwizera, ahinduka umwana w'Imana. Arasenga, akizera. Igihe ashutswe kandi akageragezwa, asaba imbaraga Kristo atanga kubw'urupfu rwe, nuko agatsinda kubw'ubuntu bwe. Ibi ngibi rero buri munyabyaha akeneye kubisobanukirwa. Njye nawe tugomba kwihana icyaha, ndetse tugomba kwizera imbaraga ya Kristo, kandi kamere irya mbaraga ikiza ikanamurinda icyaha. Mbega ukuntu dukwiriye gushimira Imana y'urugero rwa Kristo. Imana n'urukundo. Ibi dukwiye kubimenya, tukabisobanukirwa, tukihana icyaha, tukizera imbaraga ya Kristo, kandi tukemera irya mbaraga ikiza ikanaturinda icyaha. Nimugerageze rero kwitaza umusaraba wa Kristo, kuko inyigisho mpimbano zimbitse n'ibitekerezo bihimbano by'abantu bishobora kwiganza, ariko uzatsinda ku iherezo agomba kuba yicisha bugufi bihagije kugira ngo abone uko yishingikiriza ku mbaraga z'Imana. Igihe rero dufashe imbaraga y'Uhoraho maze tugasanga Kristo, tuvuga tuti nta kiguzi nzanye mu biganza byanjye, gusa nishingikirije ku musaraba wawe, ubwo nibwo imbaraga z'Imana zishobora gufatanya natwe kweza no gutunganya imibereho yacu muri ubu buzima. Ntihakagira umuntu n'umwe witaza umusaraba. Umusaraba niwo utubashisha gutsinda, nshuti zanjye. Binyuze mu mababaro n'ibigeragezo nibwo imbaraga z'Imana zishobora gukomeza umurimo mu mibereho yacu, uzabyara urukundo, amahoro n'ubugwaneza bya Kristo. Imana ishimwe cyane. Urukundo rw'Imana, umurimo ukomeye inshuti zanjye, ukwiriye gusozwa buri munsi mu mutima w'umuntu binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana. Dukeneye kwiga twicishije bugufi. Dukeneye kwiga kandi gucishwa bugufi ko kwizera nyakuri. Ibi bizagira umusaruro. Ndetse inshuti zanjye, mureke dushake iterambere rishikamye mu gusobanukirwa ibya mwuka. Mureke ijambo ry'Imana ritubera umujyanama. Dukwiriye kugendana ubushishozi buri gihe, ariko turushaho kwegera Kristo. Umwuka n'ubuntu bya Kristo birakenewe mu mibereho yacu, kimwe no kwizera gukorera mu rukundo ugatunganya ubugingo bwacu. Dukeneye gusobanukirwa neza icyo Imana itegereje ku bantu bayo. Amategeko ariyo yerekana imico yayo, nta n'umwe ukwiriye kutayasobanukirwa. Amagambo yandikishijwe urutoki rw'Imana ku bisate by'amabuye mu buryo butunganye ahishura iby'Imana ishaka ko abantu bayo bakora. Nta n'umwe rero ukwiriye kwibeshyaho. Amategeko y'ubwami bwayo yaramenyekanye kugira ngo nyuma ahishurirwe abantu bo mu mahanga yose n'indimi nk'amahame agenga ingoma y'Imana. Byatubera byiza turamutse twiza ayo mategeko yanditswe mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 n'igice cya 31, kuva ku murongo wa 12 ukageza ku murongo wa 18. Imana ishimwe cyane. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana hari amagambo akomeye ngira ngo mwumve inshuti zanjye, avuga ibijyanye n'amategeko. Ni ku gice cya 2, iyo dusomye ku murongo
umurongo wa 5. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nayo kugenda nk'uko yagendaga. Imana ishimwe cyane. Magambo meza cyane. Urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana idukunda kandi yadukunze kandi izakomeza kudukunda. Igihe urubanza ruzaba rutangiye kandi ibitabo bikabumburwa, nuko buri muntu wese agacirwa urubanza hakurikijwe ibyanditswe muri ibyo bitabo. Noneho nibwo ibisate by'amabuye byahishwe n'Imana kugeza icyo gihe bizagaragarizwa abatuye isi nk'urugero rwo gukiranuka. Nuko rero abagabo n'abagore bazabona ko ikintu gisabwa kubw'agakiza kabo ari ukumvira amategeko y'Imana atunganye. Nta n'umwe uzabona uko yiregura icyaha cye. Abantu bazacirwa urubanza rwo gupfa cyangwa se gukira hakurikijwe amahame akiranuka yo muri ayo mategeko. Iyo usomye mu gitabo cya Daniyeli ku gice cya 7, Daniyeli 7 umurongo wa 10, haratubwira ngo imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza baramukoreraga. Inzovu inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Ibitabo birabumburwa nshuti zanjye. Nuko buri muntu wese acirwa urubanza hakurikijwe ibyanditswe muri ibyo bitabo. Imana ishimwe cyane. Wasoma muri Yakobo igice cya 2 ku murongo wa 12. Yakobo igice cya 2 ku murongo wa 12 akatubwira ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Imana yacu ishimwe kubw'aya magambo atugaragariza urukundo rw'Imana. Nuko rero abagabo n'abagore bazabona ko ikintu gisabwa kubw'agakiza kabo ari ukumvira amategeko y'Imana atunganye. Nta n'umwe uzabona uko yiregura icyaha cye. Abantu bazacirwa urubanza rwo gupfa cyangwa se rwo gukira hakurikijwe amahame akiranuka yo muri ayo mategeko. Nicyo gituma dusoma rya jambo umugaragu w'Imana yandikishije urwandiko rwa Yohana. Urwandiko rwa Yohana ni rwandiko rwa mbere ku gice cya 2 ku murongo wa 4, aho tubwira ngo uvuga ko amuzi nitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Ndetse Yesu atugaragariza urukundo dukunda abyandika mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ku gice cya 14 umurongo wa 15, aha tubwira ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Imana yacu ishimwe cyane. Twareberaga hamwe amagambo avuga ngo urukundo rw'Imana. Nshuti zanjye, mwemere kwakira urukundo rw'Imana, mwemere ko Imana yadukunze urukundo rudashira, idukuruza ineza yayo, iratwiyegereza, bituma utanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo ndetse umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimirwe ijambo ryayo. Mwese abumvise ibi, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Mwakoze. Magazi imbere ya Yesu w'i Nazareti, ntangazwa n'uko ankunda kandi nandujwe n'ibyaha. Urukundo rw'Umukiza nzahora nduririmba. Urukundo Yesu ankunda ruhesha ibintu byose. Ari mu
ibyuya by'amaraso yabibize kuko ankunda. Urukundo rw'umukiza nzahora nduririmba. Urukundo Yesu ankunda ruhesha ibintu byose. Maze abamarayika baza kumuhumuriza, kuko yarababajwe n'imibabaro y'abantu. Urukundo rw'umukiza nzahora nduririmba. Urukundo Yesu ankunda ruhesha ibintu byose. Tuzamureba iteka abazaba bacunguwe, duhore turirimba urukundo yadukunze. Urukundo rw'umukiza nzahora nduririmba. Urukundo Yesu ankunda ruhesha ibintu byose.